akaba arahubutse arakaguze nawe nta n'akabuno yifitiye n'utuntu turi aho ngaho dusanzwe agikubitamo iyo jipo igahita imubaho nk'inguti agahita avuga ati ibyo bintu birabeshya niba nta kabuno ufite wajya ugura utuntu dutoya tukwegereye ukaba maneke ya nyayo. Reka mbasuze mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Bibutsa ko niba utarakora subscribe iki nicyo gihe kugira ngo ube wanshyigikira ubashe kujya ubona ibikorwa byanjye wumva utuje kandi wishimye. Uyu munsi nanyarukiye mu mujyi wa Kigali aha turi ni ku nyubako ya Sheikh. Nimo imbere niho ndi rwose ndimo ndagendagenda, hari abantu bagiye batandukanye, hari urujya n'uruza aho ndi kubona hari abakobwa bagiye batandukanye ariko abenshi muri bo baje kugura imyenda aha hantu rwose muri kureba hano muri Sheikh. Hanyuma bari kugenda bareba ya myenda imanitse kuri za Manequin, ngira ngo abantu bose ucyumva Manequin utumva ko ari bya biboro bafata bakamanikaho imyenda. Ni Manequin nyine ariko ibiforumye nk'umuntu ushobora kwambara umwenda. Abenshi rero bari kuvugaho ibintu bigiye bitandukanye. Umwe rwose nsanze akuyemo umwenda yitotomba ngira ati se uyu mwenda nabona bwira Manequin yambaye nkabona ni myiza ariko nyenda wambaye mbona ni bibi cyane. Hanyuma rero nifuje kuganira nabo ngo batifuje yuko amasura yabo yazajya hanze, ariko rwose bemeye gutanga impamvu bari kwitotombera izi Manequin. Nihuse cyane reka negere umwe mu bakobwa bari hano ambwire ese wowe iyo ukibona Manequin uhita utekereza iki muri wowe? Murakoze cyane. Iyo njye nkibona Manequin mba numva ko imyenda yambaye, nkiyibona mba numva ko imyenda yambaye ari myiza, nanjye ntitaye ngo uko ngaragara cyangwa uko meze nkumva irambereye. Ariko nk'icyifuzo cy'umukiriya bazajya bashyiraho za Manequin z'abantu b'ingeri zose, buri muntu wese akisanga, kugira ngo haveho urujijo rwo kubona umwenda ukifuza kuwambara kandi ubona utakubera. Bw'izo mpamvu bagakwiye gushyiraho Manequin z'abantu banini, abaringaniye n'abato, buri wese akisanga. Murakoze. Arakoze cyane rero uyu mukobwa rwose, sinzi impamvu avuze. Abo bantu bose barakibaza ati si umuntu uvuze ingano za Manequin wangana gute? Ese wowe iyo ubonye Manequin kuva si ngombwa ko navuga uburyo ungana bitewe n'uburenganzira bwawe, ese wowe ukurikije ubona Manequin size zazo bakora Manequin zimeze gute na gute? Icyo nashaka gusobanura, bagakwiye gukora Manequin z'abantu nabo babyibushye, kuko abantu ntago bangana bose. Hari abantu banini, hari abantu bato, hari n'abaringaniye. Ariko Manequin nk'uko tubibona ziba ari Manequin z'abantu batoya. Rero bagakwiye gutekereza ku muntu uba uri munini kugira ngo nawe abashe kwisanga muri uwo mwenda, cyane ko wamaze kuwugura biba bitemewe kuwusubiza mu iduka. Icyo gihe uba uhiye, uba uhombye. Niyo mpamvu bagakwiye gukora Manequin z'abantu banini kugira nawe bajye bisanga aho ngaho. Murakoze. Hari umukobwa mwe muri kumwe rwose nsanze ari kwitotomba yibaza ati se iyi kanzu ko nayifashe ari nziza, nkayambara rwose mbona nta kintu na kimwe itwaye, ese we yaragize ikihe kibazo? Agira ngo ube wansobanurira umbwire se ni ikihe kibazo yaragize kugira ngo avuge ngo uyu mwenda ni mubi rwose, dusanze ari ibintu bikomeye. Avuga ati ngewe niba ari ukudutoborera, niba ari biki, ese byo bigenze bite? Uyu mukobwa nk'uko mubibona yabonye umwenda ari mwiza arawukunda, mu kuwigera asanga ntumukwira, agerageza n'iya kabiri asanga nabyo nuko. Ubwo rero arababara cyane bitewe n'ukuntu yari yawukunze kandi yari no kuwishyura kuko yari kuwafodinga. Ariko ikibazo kibaye nyine kubera kuri Manequin, kandi nk'uko mubibona no muri stock y'ibirimo, nk'abantu bacuruza imyenda bagakwiye kubitekerezaho. Ugareba nk'ubabuze umwenda, ubu se turawukura he? Hari igihe uba wifitiye nk'amafaranga yawe ugenda mu mujyi uri kumwe n'abandi bajene bawe, bakabona nka bya bisitati, sinzi niba mubibona, biba biri imbere y'amaduka agiye atandukanye muri uyu mujyi wa Kigali. Ukabonamo nk'igisitati cyambaye nk'agakanzu keza cyane, ariko icyo gisitati gifite nk'ibuno rya hatari. Wajya kubona umukobwa agahita avuga ati kariya gakanzu ndagashaka, akaba arahubutse arakaguze nawe nta n'akabuno yifitiye n'utuntu turi aho ngaho dusanzwe
agikubitamo iyo jipo igahita imubaho nk'inguti, agahita avuga ati bya bintu birabeshya. Niba nta kabuno ufite wajya ugura utuntu dutoya tukwegereye ukaba maneke ya nyayo, aho kugira ngo ujye kwirirwa wishyira mu rwego utarimo, cyangwa ukabona nk'iniga iragiye ibonye nk'umupira hatari, tuno dupira tugezweho, kiri nko mu nk'igisitati gifite amatuza manini cyane, ati nanjye reka nyigure. Wayigura kubera nta n'agatuza wifitiye, n'inzara yarakwishe, ugasanga gise kiba nk'ikanzu, ukaririmba urwo wambaye. Noneho kibi rero akenshi nta nubwo twigera imipira, ugura ukawigerera mu rugo. Ubuse wageza umupira mu rugo ukavuga ngo reka ngusubize ngo kwiduka ngo kwa Yangisi cyangwa ahandi hantu, sha ibintu ntabwo biba byoroshye muri uyu mujyi wa Kigali. Ngira ngo maze kumva icyo bamwe mu baturage bahahira mu mujyi wa Kigali ndetse no mu masoko atandukanye, ko bagiye berekana impamvu zigiye zitandukanye zituma bajya kugura imyenda bayimanura kuri za maneke, ugasanga rwose ntihuye n'icyifuzo cyabo, aho benshi bavuga ko hari n'igihe bajya guhaha imyenda online bagasanga nayo uko bayizanye, uko umwenda wasaga nta hantu namwe bihuriye. Nitabaje rero inzobere mu bintu nk'ibi ngibi, mu bantu bakoresha amasoko ya online ndetse n'amasoko asanzwe yo mu buzima busanzwe, agiye kutuganiza atubwire impamvu, ese kubera iki bakora za maneke ubona zifite forme nziza, utabonana n'umuntu usanzwe, ni abantu bake bateye nka ziriya maneke, ese biterwa n'iki? Murakoze cyane Paula. Ikintu cya mbere ni uko maneke ikintu zifasha, urabizi ko habaho advert cyangwa se publicité mu bintu byose. Urazi ko publicité iba ari nziza cyane, bityo igukundisha icyo kintu. Rero izi maneke nazo hakorwa taye buri muntu wese yakwifuza. Niba ari umukobwa ubona ari agataye kari Sivertes, ku muntu ubona ari keza cyane, donc umuntu wese yakwifuzwa. Hambere rero amataye manini ntago yakunze kugaragara, ntinakunze kuba anashimishije. Umuntu wabaga uteye neza n'umuntu uri maneke, uri mutoya cyane, nyine akenshi bakunze kuvuga ngo ni taille française. Buriya aba France ntibajya bakunda ibintu byo kubyibuha, bo n'abantu bo muri Aziya bakunda ibintu amataye tunanutse badafite ibinure byinshi mu mubiri wabo. Rero n'igitekerezo inganda nyinshi zo mu bucuruzi zatangiye gutekereza kuri icyo kintu kugira ngo zibashe gukora izo maneke zijyanye ndetse n'ibyiyumviro ndetse n'icyo bashaka, bagakora maneke matoya meza ateye neza. Bityo rero iyo yambaye wa mwambaro bashaka kwamamaza, abakora muri za fashion, niyo mpamvu ubona bakenera abantu bo kugira ngo bajye kugaragaza ya mideli, bafata umudeli iyo kanzu cyangwa se uwo mwenda runaka bakawambika ya maneke iteye neza. Nawe ukubise amaso, wowe bwa mbere utwarwa no kuba ya maneke iteye neza. Ku cyambere cyo nawe mu mutwe wawe uhita ugira desire yo kumva ushaka waba uteye nkayo. Wowe ntuhita wireba ngo urebe realite yawe, ese njyewe ngana nteye ne, ese iriya tuzi ni outfit turangana neza twese? Wapi. Wowe ukahita ugura iki? Wa mwambaro, kuko wambaye maneke nziza, nawe ukahita utwara, wagera mu rugo ugasanga n'ikintu bihura. Icyo gihe rero niyo mpamvu amazu menshi usanga harimo utuzu two kwigera. Sinzi niba ikibazo cya mbere aricyo naba ngusubije, gusa nakwibutsa yuko wenda iyi mideli ibingibi byo kugaragaza izi maneke byo byatangiye mu kinyejana cya 18 mo hagati gishyira mu kinyejana cya 19 bw'inganda zitangiye gutera imbere. Mbere ho bakoreshaga igice kwamamaza igice, ariko mu cya 19 nibwo batangiye kwamamaza imaneke ziri full zigaragaza no hasi. Mbere ho yamamazaga igaragaza nuko barayambikaga, numva yo nuko yambikaga. Ikindi kintu kigendanye na technology, kubera yuko abantu bakoresha ama Photoshop, Illustrator n'ibiki byose, habaho gukaroringa ikurere ry'ikintu, ushobora kukijimisha, ushobora kugikesha. Rero nabo ibiriya biri online, iriya myambaro mubona online yose iba ari amafoto yabanje gutegurwa neza nk'uko ibyifuzo cyabo ndetse n'uko bashaka ko desire yawe, bashaka gufata inuze wowe inyota y'ukuntu ushaka icyo kintu, nabo bakutunganya iyo foto bakayigira bate, bakayikesha, bakayishyira hariya.
wowe iyo utumije watumije ubona ari agakureri keza, kandi hari uruvange rw'amakureri ushobora kuvangira gutya wenda cyane cyane nk'amazu niyo ku mazu iyo bari gusiga nk'amazu bafite uruvange ukuntu bashobora guhuza amakureri mu bipimo runaka, ikureri rigahinduka ntubashe no kuridefinisa. Ujya ubibona iyo witegereje hano nk'iri kureri sinzi niba wabasha kurivuga ko ryitwa iriya, ariko icyo gihe cyo urumva ni urwo ruvange. Nabo rero bavanga ku urwo ruvange bakaba bakora nuze neza akantu kubona ko ari akaruje bordeaux keza, ariko we kakugeraho ugasanga kajya gusa nk'akagaragaramo wenda nk'umuhondo, nk'akantu k'umuhondo, ukabona ntibihuye. Kubera iki? Hajemo cya kintu cyo kuba habayeho gukesha ndetse no gushyiramo yanoze. Baramutse bakoze ya forume nk'iy'umuntu nyine ubyibushyemo ukuntu hejuru ahandi hasi, ese ubundi byo izo maneke uwo mucuruzi waba wazanye iyo maneke iteye gutyo we byamworohera kubona abakiriya? Kubera yuko inganda nyinshi nakubwiye ko zicururiza ku marangamutima y'abakiriya babo. Uzarebe abantu bose bahora bareba amavideyo yo muri gym tutorials to be fit, ukuntu yagira shape nziza, ariko nta muntu ukunda kureba abo bantu banini. Rero n'iyo maneke wenda ishobora kuza ikaba ari matching terike nuko wowe umeze, ariko byo ntibabikunda kuko bareba irebe inuze. Urugero nkanjye ngiye kureba nareba maneke ifite igituza ryiza, kandi wenda ngewe ndiki nirananutse, ariko icyo gihe urumva, ariko icyo gihe yo najya nshaka ya maneke iteye neza ifite ya tuza, ahubwo wenda wa mwambaro nawe ugezamo nasanga bitafitinga, nkajya kuri za tutorials nkareba ukuntu nakora ituza rirushijeho kugira ngo nzuzure wa mwenda, wenda bikaba ariko bikuna inspiration. Hanyuma rero ni iyihe nama dushobora kugira cyangwa se mushobora kugira aba bantu bagiye bagaragaza ibibazo byabo bigiye bitandukanye? Hari umuhungu wavuze ati hari igihe ubona umukobwa rwose afite urubuno n'iki n'iki, ese niyo nama wabwira aba bantu? Hari n'abakobwa bagiye batubwira ibintu bitandukanye. Ni iyihe nama ushobora kugira aba bantu bafite ikibazo kigendanye n'amamaneke ndetse no gucururiza online? Aho iki kinyejana tugezemo, aho ibintu bigeze ni uko abantu benshi basigaye baravuye kugura, ahubwo bakahitamo kujya gukoresha amamode agendanye nabo, akagenda akadodesha style runaka, akagenda akayifata ati ndashaka iyi, bakamumezira bakamukorera ibintu bijyanye nawe. Ariko nanone niba ugiye mu mujyi ukagura umwambaro runaka ukawukunda, wajya kongera gukoresha resize bakawugushyira kuri taye yawe, bityo kugira ngo nawe nyine ntugire ya stigma, bityo ukagera nawe ukagenda kuri ya taye yawe, niba kubayeho munini ukagenda ukawushyira kuri taye yawe, bityo ukagenda nawe ukagendana n'igihe ndetse no kwisanisha neza. Wenda umubiri n'uwawe ntiwawanga ngo usige, ariko ugomba kugendesha nibura nawe ugenda ugabanyishe, nawe ntucyambare ngo ubone kiguteye ipfunwe. Murakoze cyane. Nawe murakoze cyane, ngira ngo murabyumvishe icyo inzobere zibivugaho, ngira ngo wowe wari ufite ikibazo urasobanukiwe, ndetse wowe wanatekerezaga uti ese uriya mwenda ko ngushaka nzawubona gute? Ufite uburyo bwo kujya kugura tise runaka umva ushaka, hanyuma igahura n'ibyifuzo byawe.